mu rugo burana nakimenye ntago nari nashwanye nawe ntago twari twigeze tuvugana nabi oya reka dusazagaruka mana oya garuka cyane nimbere y'Imana nje utanye kubitira nize ndongora umukozi nje mbwira tumuhamagare kuri telefone atubwire ikabahamagare atubwire kurongora umukozi nagaciro kuki utambaye agaciro mfashe kandi nyirabyo yarabindi nje abantu babibwira mamagara reka muhamagara oya hamagara umukozi kujya gutuma yakatamurongo ako tumaranye hariya bagenda namwirukana umukobwa njye ariko urajya gatsiga oya kambivye byo reka bivuge reka nufate wifa ndekura ati ngwara umwana dufatiye ngo kuri kontineri so waramuteye inda kuri kontineri yakabanda Suwazi nose karabya baramufasha kubera siti umwana baramuzanira abanyerondo bahibihumbi bine baramurika wifataho fata hirya kabeyi naramurongoye nta nubwo ndi kubeshya abaribu barabebumva ntabwo aruzuza ntabwo ari umwana ugiye urara amajoro agiye ntabwo ari umwana niba hari uwamfashe ndi kumurongora wamurongora garuka utubwiye wamuhaye angahe rero wamuhaye angahe yamereye ubu ibibazo ni ukuri bwa kabiri se bwa kabiri ndamugenera uriya ni inshuti yanjye ntabwo ari indaya ntabyo narinzi ntabwo ari indaya ngo mwari mugiye no kubana ariko uriya mukobwa ni umukozi wawe ntabwo ari umukozi wanjye iwacu baje iwabo baje kudusura udahari si wowe wabakiriye ise na nyina nibaje mu rugo ubwo yarakurebaga nyine akareba kari agakobwa arumva ngo aranaryoha ese niba nyikundira ikibazo kiri nose ubundi wowe kuki wavuye mu rugo yagoma base ukajya kibaranya bombi ariko ukahagoma kuki wataye wari ugize amahirwe ufite abagore babiri mu nzu wari ufite uryoshye umukozi na nyirabuja wari ufite ubise n'uryoshye kurongora umukozi na nyirabuja bibe byiza ndabasuje ndetse mbahaye n'ikaze inshuti bakunzi bacu mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi hano ku Zamarere ngewe nyita GB Entertainer nyita Humble Man nyita Stronger Man nyita Future Maker nkuko muri kubibona hano kuri kamera zacu ndi kumwe na Nyamabondo ndi kumwe na Dusabe ndi kumwe na Esther se watumenya ko ari umugore wa Yakano wazo ari umugore wa Nzovu bose amaba ibisambo bibiri byahuriye mu bisambo njyani cyo hagati ibisambo bibiri inde ngewe ahubwo ari amakuru amenye ntarinzi we bureze ko muri abantu babamwe na Yesu hari harimo umugore umugoze wabibwiwe n'iki nabicukume narebye neza ibare amajumbo mbona mu umugore ariko mbona uwo mugore asa nka Yesu ariko ubwo bucukumbuzi niwe wabukoze wananutse nanuka ikibuno wagisize kuva yagera yagusize none yagera yanasaze ujanye kure uwo mugore yarinde umugore wambi uwo mugore wabamba ngo nabira bisambo bibiri uwo mugore bamwita ngo niba ari ngo Odeta niba ari ngo iki wavuga ngo iki ukabamugereranya nande muri oya n'uyu ni Derira dore n'uyu nguyu bari basa kagize kugeze kuri musambu dere se yaraba dore ni wagize oya ariko sinakubwira wakinyira filime wakinyira filime ya Yesu kuko bura byo kubambwa n'ibyigeze bibone Yesu nigeze bambwa bira bintu byatewe muri 73 Derira niwe wagize intege zande za Samusoni wagiwe nini none abaye ndayuzuye uyogoshesheje bajyaga abantu batakumenya neza yego reka twigendere ya nuzo wamubwiraga ngo ni ngaho nyumvira ariyo gosheshe ariko ubundi bwo bayakana keza uzi ko bye nago neza ko ufite n'amabihenga wabonye usanga ari bateretse ariho ahubwo nagize umutwe nk'umukobwa wanjye neza uyu gatiti base we uramubona utera shaka titi wawanjye wumye wabaye nk'uruko neza narayemvuze muri kujeje navuze ngo azibera indaya abangira umusazi bande kandi n'ubundi oya nyine nabinda nabuze iki hoya no sindaza bazabuze iki wose kwerere yabuze iki yari yabuze ubuzima karaka akabari hamari ubu ngubu ufite iki ubuzima yarabubonye ariko ubu ngubu isi Anje zanira fati koje maze mu minsi 3 byibura ndimo mubaza ko yakamwana yamutaye yamusigiye iki yakamwana yamusigiye umufuka w'umuceri are wangegeraho ntago yawusize iwanje nta mufuka muceri wabaga wundi nye oya uzamubaza uri abahugoye kuwa gatatu mutorokanye kuwa kane bawumahara ariko hari nundi nge nariguye ku giti none kigaragara kibazo utera umwako kuki burya yakayawukana mufite ibiryo ndose nde oya nyama nunyi
ahubwo reka nze nkwiki ni nakwiha se wanjye ngerawe ngegera ni wowe noneho ikibazo bidusabe we nazo ni ikibazo ndi ikibazo yaka urabona yaka yaramwe ngo namuhake namenya amakuru yakagoye mwatsaka inyuma kuko ubona ameze nk'igicumba dusaravuga ngo Yesu we ngo ntago mbizi ibyo ati ibyo biruzanye byinshi ari kugira amagambo we dusaraga korara ntabyo nzigiwe ntabwo ari kuko nyamabondo arahimba ntabwo nyenye mimba oya nawe ntugahimbe yakuramuzi samwigiza mikoromo hagati aho ngaho iyo wasinze uramuzi rwose abantu bose baramuzi n'ubu ngo arabakubona ngo ni muhe bibiri ntabwo yakoze ubimushyirire none wa mugore yanteje igihugu cyose oya ntumushyira wa mugore wa mubyara wa yaka oya wimushyira ahanga uriya muntu biriya bintu biba biri prive ntukabizane hano mwiyame we ni mu kazi wanjye gera we ibintu bya prive biba ku ba youtubers niba wazanye inkuru yawe hano yakani baravuze ko utanyara cyaka bakavuga mwagiye kurogesha kugira ngo mukurire imishino iye mishino waborogeye ntago ari hano uzamwige imishino y'iki saka hambirwa wowe inzovu yavuze ko ufite tumeze gutya ntabwo tuzi wowe uvuga n'ibyo utazi nicyo kibazo cyawe oya ngiye mvuga ibyo numvise ujye ubanza nyine ubanze making sure ko icyo kintu ari cyo bro nose urayiciye njye nayiciye kera ndi umwana ariko ntabwo uyifite ejo ndavuga ko nyifite none oya bigaragara ko ntayo nzajya nemera azanyama kwajya nawe bageze oya nyamabondo aragera inde uyifite wow gise ndayica ndaza kubaza noheri hubu aba batakurengera nase murakorana akwaje nyamabona ajya yicara umuntu akabona ikintu gitumbara niba ari pampa bayakubisemo uyu yambara pampa icyambere wowe ikintu cyakunungana ntago cyatumba urakameze nk'akanzovu n'ugwa hari ukuntu bameze gutya muri kamera abameze ngo ahaturu dusaba kamwereka kugira ngo wemere n'imbere y'Imana tutagiye kuvuga ngo iki abantu ngana ko nta kintu abantu bagize bafite dikinini neza neza yaragiye nanavuze ko nazakwima nayihari uyu nguyu yarabeshye karangana gute n'uguhandura yabonye kanzovu aravuga ngo nibe nakanje nzovu burara kurusha oya none ikintu cyabonje kurusha ibindi nuko kuva washakana na yakutararangiza urabizi se neza niba wabyimbye ubutamajya burwaye bwaki nta kibazo ibyo se bitwaye iki wabivuga se atari byo bitwaye ese dusa hano mwana umereze dusa kuko we na yaka mwaratandukanye pe ubu tubyemere guki ndende kumubaza ikonje ine nande batarukanye yakana dusa we yakazagaruka agaruka ajye gira hino ariko nase uzamwakira nabo barazinywa bagutu reka babanze bafata agafanta kano gacano karagabura agacano karagabura ninde ushaka ikonje cyane yewe ni ngewe dusanga zagaruka ajye ikonje cyane we yavuzemo ngo yimazemo iminsi 3 dusabe n'ubundi bazasubirana dusabe yari afite icyaka nyamabondo abayanya karagera kuri ro neza na byose usugiye kubivanga banze mu mwe gake twari twakiye yego mbere twatwiriwe muri bwenge arimaze kwakira ubunyobwa niyo mpamvu iwawe se yari gukora amanuzi tusa ariko byumva barambwira ubu hari umuntu aretse muri comment ikigarake ko ntabwo ushaka umugabo ariko ushaka hiti bajye bavuga ibyo bashaka sinabibonye se nyine ngaho ngo uratwite ariko naranagowe ibyo ngibyo bivuyeho amafaranga ngo ngani indege ariko naragowe ariko numva ikiganiro mu kanya Vanessa niba yavugiragamo bavuga ko ari Vanessa wayimuteye inde wabivugaga sinzi ikiganiro yakoze giheruka uze kureba ubundi siri akorana nande na Esther dusahindirimo dusabara aratwite dusayifite nk'amezi angahe wera cyafite iminsi irakizinga ifite umezi 8 kuko dusabira 8 kuko oya arakubeshya aho ngaho arabeshya pe dusabe niba atanywa byeri yabonetse yego ariko rero ngiye naranabagora gucunga fisi rya bifite ara mu gikapu kuko ntabwo nyamwizera fisi yarahari ibura aba nababajwe no kuba ntanayibitse shaka we icyo kibabaje urebe fisi usake na Kereva nande wundira
turi muri kamera turi muri kamera reka dukore ikiganiro arimo arakubeshya inde ntabwo tumwumvisha reka mu kanya turamugarukaho cyangwa uvuze kayuzi ngo nyine ese usikoranye na ngiwe kurya njya kuvuga ngo ndayishahisha nyamabondo ntabwo arya imboga ntabwo ari uko mbaho nta mboga reka akantu burazaniye gusa kari akantu burura akamarije Yaba dukomeze wowe n'ubundi umugabo ntabwo mubanye neza wa ruguru inde umugabo ntabwo mubanye neza se wajya kunteranya kucyo ugira umuntu ariko biyunze wajya kuduteranya njye ndashaka kwigumana na nzovu ntabwo nigeze nkikunda wese ari n'ugukunda ariko basi ujya kumugurira inkweto ave mu nkwetemo yamaze wese wambaraga iyihe niwe waguraga niwe uvuga ngo ntabwo ukunda abantu njyewe wowe nyine inkweto ntuziguze ejo bundi njyewe mfite imiguru 400 y'inkweto 400 wahaye abakene ni ukuvuga ngo njyewe umuntu urusha inkweto ku isi ni Cross wenyine are ku isi ufatira icyitegererezo wo muri Amerika abandi bose izi ngegera kuri dukorera zo mu Rwanda n'abandi bose nta n'umwe uzindusha bapikaga nagomba fisi urabona atazikurusha twigarukire kuri buriya reka kukute story rero nari mfite inkweto n'abandi nose bari abasore ba rugo oya nyamabonuki hano hari abasore benshi bakurusha inkweto babandi bari bicaye hariya ba fisi abo reba nuriya wambaye urukweto rwa white none kugira ngo wemere kuva mumenya n'iriya zana hano njye rero ko kute story turi kuvuga abo ngo arusha inkweto baza fisi narafite imiguru 400 y'inkweto yahe mfite imiguru 400 y'inkweto ide wowe wazambara he ariko iyo uvuga ko kumurusha inkweto akurusha gute umubwiye ko umurusha ariko ibintu binyobera uzi ko ngiye nambara inkweto nzajya kuyambara hashize indi myaka 2 kubera ko isimbuye ahubwo we ariko pateri nzamuye inkweto yabaye miliyoni yamuye ya force de ben yamaye baza fa kugira imiguru 2 inyuro zawe akaba yazikira ariko nayo bayishinze ngo kuba ari ikinyusi ni ikinyusi minoti oya ni cyashya ni cyashya ahubwo umugabo w'ingu yari ayinyambuye umugabo bita yanare kusha nawe ugira abagabo benshi asebwa arabahaza ubundi urabahaza arabahaza afite nka ruhurura oya ameze nka ruhurura yamazi buri muntu wese aciyemo aragenda twari turi kuri dusabe ari kutubwira ngo ntago azagaruka ngo ataziyahura uyu nguyu uru ruzingo uruzingo ni wowe uruzingo njya aronzi wawe uramazi njya kutangira uvaje amajoro uruzingo arugungaburira arugunyandike ukava mu kiganiro be ibintu byarambabaje ejo byakubabaje uko duseka dukoze ukava mu kiganiro iriya yari kote twabanye se bitarareba akora akegera yaka agira gutya ayo mama ngabasa yageze duhaguruka burya rinzaha aya webe ndi kumwe nazo mwangira gutya agishima agakira nakoze no oya numvaga narambiwe dore yakanguri yaraje ari ndabubonye yaraje uri kumva ndabubonye yakaraje no kuri arakwemerera se ntago yakwemerera yasaze yasinze se yasare muri Sidoma reka twikomereze dusa none se uba uri kuvuga ngo ntabwo uzabyemera niki kintu cyahatari yagukoreye uvuga ati ntabwo uzabyemera mu nda se kubera iki agakapu ko nako kari hafi kagakapu kari hafi ahubwo hari utuboro nazanye reba nyine kari hafi tumena kari reba ko kari iruhande rwawe kari iruhande rwawe ako negatite batasu aza yandura buriya telefone ibura handi twari kuyimusa iriya myenda kuva twagana uzi ko umutima uguye mu nda ku buryo n'ikibazo ndaje bararaye ndira mwenda yambaye isha niranga nimwe bura ari maranuka ubuswe bura kwema inkweto wakwiru nshaka bura buzima bara turatugabo koko twavemwa bura ubuzima ni danje ni iki kintu yakayagukoreye uvuga ati ntabwo tuzasubirana nuko nashaje kusuzuguza umukozi amutereta atereta umukozi
bose kandi bari babivuze nyamabuzi bari babivuze ahubwo njye nabigenzuye namwicaje hasi ndamubaza mu gitondo ambwira kira njye nabyo narinzi njye ndakora igihe bugembo bwo muri mukagira ubuzima bw'abanyamahanga arabeshya ntabwo navuye ko yamuhaye 70 kugira ngo yamuha njye byose ntanakire nari oya waranyebuye koko nanjye nabitekereje ati ibyo nyamahanga ambwiraga buriya hari igihe muri aba bantu dukorana hari igihe umuntu akubwira ikintu nyine wagera inyuma ukagenda ukabitekereza oya mwese njye narabonye mwese mwebwe mungera nk'ikigori oya njye ntabwo turahwanye uri kuvugira nyita mvugira ariko niba nkubwiye ibintu bitatu burya wenda bitanu naba mbeshya ariko bitatu ugenda ujonjora byibura nka 2 oya hari igihe tuganira ibintu hano mu kiganiro nkumva n'ibintu abantu bagiye bambwira nkagenda nkatekereza icyo ngicyo nagitekerejeho n'umugore we yarampamagara bimbwira ndavuga ati si ibyo bintu ko nabizi biza cyagiye muza mu rugo ugiye yakuguraga ngo mwihute mutashye bari bafite na gahunda suzi ko ngo tugiye kumara iki ngo twabe twibereye hano ujya waruteruye umwana ngo tugere twihuta nuba ngo yakamwana afitanye gahunda n'umukozi yabonaga karaga cyane yaramwotsaga urasajya ry'imboga yaramutwikaga jangu urabona ko naba ari serebya uri kumva ibyo bintu narabitekereje mu gitondo ndamwicaza ndamubwira kwa kundi ubona junja umbwiza ukuri cyangwa ngufungishe byose arabimbwira numva nyamabondo ibyo yavuga wagira ngo abahari jerega ariko yaka bakuvuga nabi wumva koko bakuvuge nabi wo koko ariko turatugabo tuba mu buzima bubi reba ko inzovera ijambo yambwiye turi kumwe mu kanya urumva ngo watinze amasaha ambwiye rero namubwiye urumva ariko nambwiye ko byaturutse kuri bariya arambwiye ati yaka timbaye nka yaka tigiye mfite umugore ngiye tukaba dufite ibiryo ngo nkajyana nsize ibiryo ngo yangize rero nguyu hano wewe ujya kumujyana mwindira imyenda rero abana n'iryo babana urusatse uriya wimubeshya nyine ariko nabo babana nyine nuko ase ko mbona yakayagutitije nagenze gute wajoyininze tukagira ikintu tuvuganaho gitoya ko nzi ko uri umuntu w'imfura cyane reba yaka niwe uri gukamera barimo neza nta kibazo baye nkaraho mbi neza uri kumva Esther umugore wa Nyamabondo nawe arampamagara arabimbwiye ariko ngo bamuboneshe yamubona undi mugore umugore wa Nyamabondo namwe murateranye gute mujye gushaka undi mugore kandi muzi ko afite oya ashaka kumukobuka ashaka kumubaza icyo bapfuye neza burundu akamubaza ukuntu ntabwo ari ibyo kubateranya ashaka aza mu rugo kuko yakurabona ubundi ikintu cyamujyanye kinini yarazi kasa kandi mama na nawe magambwira ko ajya muboneye umugore yarazi yuko nanye arabimbwiye ni content hari ikintu waba ukoze ni content ni content yesu urumva nabyemera yambwiye nawe ati hoga wafata dusabe ukabanza ukamwicaza ukabigiraho inama uko dusabe yabyemera niyo yomba nyine yego reka twikomereza ikiganiro yakanabonaga agiye kuzunguza kamera navuga ati ntashobora kugira ngo niyadusabe bikarangira yijyaye Yesu nayigira yabazi ko nyikuye ariko biranashoboka suziranye n'aba diaspora se umfasha kumenyana nabo se nuguhita bakugura ikintu ko bazagira akanyenyeri ngo byibura bigende neza reka twiganirire reka twiganirire tubivemo yego urimo urambwira yuko ikintu cyatuma utangira kumwakira oya yarimo kuvuga ko ikintu cyamubaje ari ukuntu yamenye amakuru yuko yaronguraga umukozi umuvuna muheto none ni mubyara w'uyu umukozi ni mubyara w'uyu uravuga ni mubyara wawe mubyara we ariko ngo ni keza ngo ni keza rwose yakareba akavuga ati byibura ahantu none se reba umukobwa uyu ngo yarambwira ngo ni umwana none uyu napfuye n'uyu nguyu ijambo rye ngo ni umwana reba umwana acyurwa n'abanyerondo ndase n'umwana wa hehe ubwo waba yagiye mu bicaho afite imyaka 18 ariko wakwereka imborazi ni nyinshi ko mbona yakaba mugani yageze hano ibintu bihinduka bihita bigenda gute oya ni 10 yuriya ndebera none wa mugani ibintu bari kwikora yaraguhabuye ubuse ndabuye ntago yamabuye yakanajya arwana ni turi abari kwikinira ubundi cyo ko yakazagaruka mu rugo niba yaravuye mu rugo atamenye televiziyo atamenye radio atamenye ibisabwa azagaruka kandi nawe ntugasiga ufunze
mfunze iki icyumba ntabwo njya nyifunga gize kuko araza karabe aryame gize ngo ni ibindi umbwiye oya nawe rose akangubwira mbere mwari mwaratandukanye arimo bujyanye navuze ngo ni n'indayi mukajya mujya muri roge akakwimya ukongera ukagaruka akagira ati ryari hamwe yajyanye urufunguzo so yakurongorera gase ryari nyine ubyuzi wowe n'ubu ngoma guhamagaye kwimye wagenda kuko yakabura mukunda ni mpamvu wowe utajya wifatira umwanzuro iyo umuntu atazi gufata ahora ababaye ahora babaye rero reka nkubwire njya gutandukana n'umugabo wa mbere navuze buri utazi kuzinuka nahoraga mbabaye igihe cyose mbabaye ngo ndamukunda ariko nagiye mwikuramo ndazinukwa burundu nene se nirihe banga wakoresheje kugira ngo wikure hari igihe uzinukwa nkubwire nirihe banga wakoresheje reka mukure muzane mu kiganiro ntabwo yazi we yaraza yaka ariko se ngiye ko muyaka ndamuzi yaka uri murumva rata ni ukuvuga ngo dusabe n'uyu muntu baraziranye byanga bikuru ariko akaba afite ibanga niyo akaba afite ibanga kibahuriyeho iriye banga ariko gituma iriye utazinukwa iriye ariko nimba waratandukanye n'umuntu rimwe ntugomba muhita muzinukana burundu rero ndazinukwa ndanahaga n'ubundi naba mbana nta terambere uri kuneza se ukashaka uzunsubiza inyuma nkumva ko nkukurikiyeho iki kabisa urakunda n'umuntu utaguteza imbere uhora usubira inyuma uwo muntu utagikira umuntu uzaguma muri bwa narenganye hari n'akandi umuntu aturukamo zatuma utanakira kumva wahora uri mu buzima bubi paka bubi se gute ntabwo nese dusa uri kuvuga yuko ufite inda ariko si yo nda wowe warayine nawe mbabaye wabyemeje nawe winyongereye isukari wabye kandi winyongereye isukari ubona ko atwite isukari yarayisanga gahora ni seseme niwo munaniro mbona karivumbura cyane ashobora kuba ariko ari nayo mpamvu azakira akamwana none ari ikintu cyitsa sara yamaze gushyiramo agafanta ahubwo ateka akadege kabaye kanini gusa biriya bifata mwese ukagera ngo nk'eshanu cyangwa esheshatu oya nta kibazo nabufasha ngo bifata byinshi oya nabufasha nzabonye ukuntu wameraga umuceri nk'imbwa imira ijisho nyine nawe inyama wariye zawe se zari z'inkoko nyine zari zawe wabonye ko nabyo narengeyeho nyamabondo yanze ibiryo uza kuri mu kiganiro ibiryo byo kuri gati bisiga byarananiye reba ikiganiro kuri epic nsigambirya urebe usanga bari inyama nazaye pasta korode ariko hari umuceri nta jewe nibura ko rigira ngo nimbere y'Imana sinkibirye byarananiye nshaka pirawu nzaza mpamagara mama wanjye akantekera nanjye nzi guteka agapirawu seriye uzambwira urebe agapirawu n'inyama nakubiye reka njye inyama nyenze guteka urakubi we indazi bazizi guteka nyamabo indazi bazizi guteka cyane hari akantu wagarutseho uravuga ati ikintu cyakuye mu rugo ngo ni umufungo bamukandiye ari amafaranga bundi yarangahe hatuma ahita asiga urugo yari menshi yarangahe sura yaza sinza yari rero karenga amadolari 500 yego mana yanjye ubwo ni miliyoni zingahe oya ntago ari miliyoni nagageramo ni ukuvuga ngo naguze umubare ntago nzo ariko remesha renga bararenga ariko biranagaragara ko yamaye 20 niba gukandiye 20 gwese dusabe yamusigiye hangahe dusabe ni za miliyoni aragiye cano afite umufuka w'umuceri afite akabido k'amavuta afite indagara ndose nago nkora nago uri bumembe ndose iyo umembye icyo shaka mu rugo nago navuga utagiye kurira utera iseseme ndizwa niki none zaje ntago uri bumembe ndose nimba ariko mvuga zabizi gatera iseseme wagiye TikTok we wagiye ukarukariye nimba arerukaho na makuru ufite yavuze ngo iki noneho wagiye hose twebugusha kuki dushaka ariko suragiye kuriye ko bayitwaye asa wa mugani buriya cano yawe yize umutekano dusa ubundi ni wowe yifite dore ubundi ngo kugira ngo wemeze uyu mugore usaba kuva ufite kano gacupa uwa ruguru yego ndafite ariko nawe ngo barandahiye ebana ufite urwobo niba ari urwobo niba ari uruferege ni inuza asa mugani este buriya tuvuge nkurikije ukuntu arimo arabivuga nyamabondo agahenike ni buriya ni kagenda kajya hehe mbabareye cyane n'ubundi ngunemerine nemerine neza ariko nyamabondo arabazi aratuzi se ariwe yagiyeho numvisha unamunenga wagiye ntabwo narongora bano mu muhanda tuziranye
uravuze ngo nawo mu muhanda gute se none turi abanyamuhanda ese wavuga ngo dusabe n'umuntu uravuga nasa ni igikoko nose nandi wavuga ngo uyu nguyu ruguru ni umuntu nose urabona uri uyu muntu uvuga ngo nta muntu wo muri YouTube ataraha n'ubu ngubu nawe kuva uri muremure araguha ni cyagenderaho ntabwo kuri ubugabo bugufi gusa ubanza harimo ingingo nese ko nabonye uyu nguyu niwe wari warifashemo ariko yarayebye abona n'ubundi Imana izamubaza ati iki kintu wakimarishije cyakaburi cyakimarishije aravuga ati ni womboka ako warasasa nabagiye kujya bihera yego ye mfite amakuru y'ubundi uri bukotsa nijoro akanimero ndagatahana ninde uyu sipa kwitahana arasigara yibaririza ntabwo ari ngombwa arabuye wemere aranagupositinga nanagutinyiye uzi ko ubundi wapositinze ndera uriya ni bosi wanjye reka oya uhuye mu ninde wapositinze Vanessa wandikaho ngo wanditseho ngo amagambo buki ni yesi yapositinze kakajwe mani urakoze ukuntu Vanessa atandukanye namwe turatandukanye nyine Vanessa ni umwana mwiza noze twamera kimwe uzamumenya ukuntu ari indyarya simufitanye amasezerano nyuma y'amasezerano uzaza umbwira wowe narakubonye uri kirahuha nyuma y'amasezerano uzaza umbwira ati nyamawe ubita kakajwe ni kakabika muri Amerika ni biri hanze ni kakajwe dore ngo gatiti bari kumwamamaza seti gakamera iriho pe kubiriho iriho oya ntago ajyemo neza ajyemo byibuze ugiye gucisha ibishiro singuri hari wa mugore bagiye kukurogeshaho kugira ngo uburozi bukore kugira ngo bukore mwagiye gucisha ibishiro gucisha bawicaga nkwereka singuriya no kuvuga nabishoboye oya ni yegera umugore byibura site urabeba ibishino kuri amuguru urasana ura mwanya uriya se tumuzi he naho tumuzi n'ubwa mbere tumwumvise ariko umugore wawe Kadisi yabyibushye ase yakakuzengerezaga nyamahondo nawe yakakuzengerezaga n'imbere y'Imana yaka ngo arongora uriya mukozi ende wowe umukozi niko ukuntu wasatse nzovu sha nawe ndi muri kote ibaze gusaka nawe bikubayeho nzovu nuko nawe waje njyewe bamfata kandi babyivugira aho wabikoreye uriya mukobwa ngo yabivuze shabirori uzaza ugenda uneza ahubwo icyatumye unava mu rugo burananakimenya ntabwo nari nashwanye nawe ntabwo twari twigeze tuvugana nabi oya reka dusazagaruka mana oya garuka jya n'imbere y'Imana njyewe utangiye kubitira n'izi ndongora umukozi njye mbwira tumuhamagare kuri telefone atubwire reka bahamagare atubwire kurongora umukozi ni agaciro kuki utambaye agaciro mfashe kandi nyirabyo yarabimbwiye njye abantu babimbwira reka muhamagare oya hamagara umukozi kugira ngo twumve ko yakatamurongoye kuko mwana oya reka nzovu nagiye najya kwataka umukozi uyu dusaba aragenda nawe ukajya kwataka umukozi koko izo diki zanyu mwazaziciye cyangwa mukazihambira cyangwa mukabibirenda oya warakakura ninjye mu bosi wa mbere urongoye umukozi ikibazo uriya ni umwana muto uzi ko gutangira ikirego bagufunga umva ikibazo nijoro yesu w'imana ari nijoro mujyana ngo akana njyewe babimbwiye numva ndumiwe ni nacyo cyatumye nicyo cyatumye agenda agenda akina napfuye nawe akaniryohera uriya mukozi yaraniryoheye imbere y'abana ariko buresinga abamuryamye imbere gutya nasi buresinga ino werega nawe urenze aba yasinziye ajyana ibaze urambabaje yagize ubwoba yakahita afata imyenda ye niko nose wo kucitirukanya umukozi gusigaza ntabyo nari umugabo n'umukozi akomeye ntabyo yarazi uri kumva naramubwiraga ngo mwirukane ngo yango mwihorere ngo uriya ni umwana mwiza akanyumvisha uburyo ari umwana mwiza none kugira ngo wemere umugore wanjye ntacyo akavuga ngo uriya mukobwa umukozi dufite yarabimbwiye ni nawe yabimbwiye urumva nyine barabikoraga bakamuryohera shayaka nta muntu ari munsi y'imyaka 18 ari munsi y'imyaka 18 ari munsi y'imyaka 18 ni mukuru uriya mukobwa afite imyaka 20 yigeze kuregera igihe tumaranye hariya ahubwo njye nanamwirukana umukobwa njye ariko najya gasiga oya kambifite byo reka bivuge reka
hari ukuntu twabaga turi mu buriri njyewe nawe turyamye yego nagucunga umaze gusinzira wumva mfite ugiye hese nkahita ngenda dusabye nkamusama ibintu ntabwo ugiye ntabwo ngiye ndaje kandi niyo mpamvu udashaka no kumenya ukuri wakigwa ryo nyakuvuga ngo urubuka ryawe bidafite intuzi ahubwo uriya mukozi wawe araryoshye ahubwo nyamabo ndagushimira niwe wangiye ese wamwirukaniye imbere y'abantu uriya mukozi wamwirukaniye none se dusasubira wabonye wisomenya ukuri isemenya ukuri njye nabuburaga icyo nzi ndi kuziga uriya mukozi wawe araryoshye none se dusaba baramubwire wabiguwe n'iki yuko baryamana ni uriya mukobwa uriya wowe wangiye